Bakristo bavandimwe, tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri iyi cano inzira y'ukuri. Turagira ngo tubabwire ngo ikaze, Imana y'amahoro ibaho umugisha rwose. Mu minota mikeya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ubanze wirengagize ibyakubabaje, wirengagize ibyo wanyuzemo, wirengagize amakuba wahuye nayo. Dufata akanya ko kwinginga Imana no kwihendahenda ikugarukire, waba urwaye uri mu bitaro wongererwa umwuka, utazi n'indwara bakuvuriye ariyo, waba uri kunda nk'ababyeyi batwite, nicyo gikunda kubabaza kikaza ku mwanya wa mbere, nawe ukumva iki kiganiro, wibuke ko hari undi murage utari uwo kubabara. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Derukana mu gihe gishize tuganira ijambo ry'Imana. Kuba byibuka twaganiriye ku magambo yo kutarenga umugezi. Uyu munsi turaganira ijambo rigarura amahoro ku bayanyazwe. Imana y'amahoro ibagire neza, abaturanyi, abanyarwanda, abanyamahanga muteze amatwi iki kiganiro, kandi mukamwubaha Imana yo mu ijuru. Imana y'amahoro yaremye inyanja ntawe yifashije, ishyiraho ikirere ntawe yifashije, ishyiraho urufatiro ntawe yifashije, nta n'uyitereye kashe n'iyihindura dosiye y'umuntu. Ngiye tuganira ndagira mbanze mbibwire izina niteganya Anakreti, papa w'abana 10 n'umudamu, nanjye turi 12. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho nkimara kwibwira, nkabwira abanyumva n'abatega amatwi, ni ijambo riri mu gitabo cya Luka ibice 10, umurongo waho wa mbere uzageze 16. Kuko iby'Imana birya uwarambije, uwarambiwe yatashye. Niko bakunda kubivuga. Haleluya, amen. Iyo urambiwe ibyawe bigabirwa abandi, ariko iyo utegereje ubibona uko bingana. Mbese utegereje imyaka ingahe utabibona? Imana itugirire neza, amen. Iri jambo riravuga ngo ikititire ngo Yesu atuma abigishwa 70. Aba bantu 70, ibaze nawe mu muryango we wanyu mwari bangahe? Imana nitugirire neza, amen. Hari igihe mwari 7 gasobanura imbabazi z'Imana, cyangwa se mwari 11 ariko ntibakibaho, mwari 14 harokokamo 2. Imana idutabare. Ariko se we yagutumye muri aba yatumye 70, ese giye bigutumyeho uraha agaciro iby'intumye? Imana idutabare. Nubiha agaciro, data kuzamurira umwuka wo kwizera. Imana ihabwe icyubahiro, amen. Nkunda gusenga Imana mbanje kukubwira ijambo rya nyiri ijambo. Yaranditse ku murongo wa mbere w'iki gice ngo hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma 2 ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose naho yendaga kujya hose. Naho yendaga kujya hose. Umva iryo jambo. Ese ugira ngo yatumye abantu i Burayi asize u Rwanda? Yatumye abantu muri Amerika asize Bukavu? Imana idutabare. Ni igihugu, ni ibihugu byose. Nicyo gituma tucisha ubutumwa kuri iyi cano. Imana idutabare, inzira y'ukuri, kugira ngo ahantu uri hose nawe agire icyo akongorera uryamye, ihishukirwa ry'umwami rikuzeho. Niba utanarota utangire urote, umenye ejo heza hawe. Imana idutabare kandi tugirire neza. Haleluya. Yaravuze ku murongo wa 2 n'amagambo akomera cyane ngo arababwira ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko mwinginge nyiri bisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye.
murongo wa 3 yavuze amagambo akomeye ngo nimugende dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Utinde kw'iryo jambo ngo mbatumye nk'abana b'intama kandi mbatumye hagati ngo y'amasega. Imana idutabara. Haleluya. Amen. Ayo masega Bibiliya yavugaga nayahe? Ni ibicantege ushobora kumva ukurikirana mu kiganiro cyawe ibintu byose bibaho ukabikurikirana, ariko mu by'ukuri nturobanure bizakurengera. Imana idutabare. Uwo nawe yahinduka nk'amasega agize gute? Aryamye. Imana idutabare. Hari umuntu Imana yahaye umugisha wo kurama ari ntacyo yatanze, akongererwa umwuka atabashije kongererwa muri bomboni, mwuka karemano, mwuka Imana yakwihereye, ariko mwuka yaguhaye ukaba upfusha ubusa nta gihe cyo guhimbaza uwawukugabiye. Imana idutabare. Ubona ni nk'isega iryamye. Iyo sega rero dushaka kuvuga, ndagira ngo Imana irobanure ibishimwa mu bigawa ku ruhande rwawe no ku ruhande rwanjye. Imana idutabare kugira ngo wumve ko nawe utari muri babandi bari mu masega aryamye. Imana idutabare. Umviriza, intego iravuga ngo rindira icyo Imana yagize gute? Yakuvuzeho. Imana idutabare. Iyo urebye umurongo wa 4 ngo ntimujyane uruhago rurimo ifeza cyangwa imvumba cyangwa inkweto, kandi ntimugire ubwo uwo muramutsa muri mu nzira. Iri jambo kuvuga ngo ntimugire uwo muramutsa zari inshingano yarabahaye. Haleluya. Wowe muri iyi minsi guhaye inshingano urazikurikiza. Wibuke Gihazi azura umwana w'umushumerikazi, yabanje gutuma Elisa yabanje gutuma umuntu bari kumwe ngo yihute n'inkoni. Haleluya. Agenda irambike ku mwana umushumerikazi wari wamaze gupfa, ariko amwishingana amuga ati nugera mu nzira ntugire umuntu uramutsa. Gihazi ntabwo yabyumvishe, byamuciyeho. Ageze mu nzira sanga ababyeyi barimwo babiba. Haleluya. Amina. Asanze babiba ntabwo yagize ibanga, yarabashuhuje. Arangije aravuga ngo umva mukomere cyane. Baramajije ati yego turakomeye. Ugiye? Ati singiye kuzura umwana se wamaze gupfa. Abamenye ibanga. Hari igihe Imana kugira ngo nimara kugusubiza ntuzibagirwe. Ayiwe. Haleluya. Nimara kugutabara ntuzibagirwe. Yewe muturanye unyumva uri mu bihugu duhereranye, yewe muntu w'Imana, yewe mugabo uri mu kabari uri kunywa kamwe, reka tukite kamwe kubw'inda yatunaniye. Yewe musore uherereye hariya ahantu hatazwi, yewe mukobwa umaze kwanga imyaka irakurenganye. Have wigira usuhuza utabanje gusuhuza Imana. Iyo wabanje gusuhuza Kristo biremera. Iyo wabanje gusuhuza umwuka w'Imana ukurimo, ukemera ko ibyaha byawe birenze urugero, akugarukaho ni umunyembabazi. Imana idutabare. Umva tukigira ijambo, wowe urakomeza urisome neza, kandi iri jambo rize kukubera ijambo ryo kumva ko hari umuntu washuhuje utabanje gusuhuza Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Wibuke ku murongo wa 5 ngo nimujya mugira inzu yose mwinjiramo mubanze muvuge muti amahoro abe muri mwe muri iyo nzu. Amahoro abe muri iyo nzu kandi itsindagire. Ngo nimujya mugira inzu yose mwinjiramo mubanze muvuge muti amahoro abe muri iyi nzu. Hari umuntu ubaka inzu Imana yari imuhaye icyumba kimwe, ariko singa y'ababyeyi yenda nuko batarahugurwa. Icyumba kimwe kijyamwe amasahani atogeje, ikindi cyumba kijyamwe amajerekani adakubye, ikindi cyumba kijyamwe amabasi yamenetse kuko nta nshyashya wari kubona, ikindi cyumba kirimo yakoma nanjye we data nyiringabo data wambyaye. Ese ko nawe washyize ikirago urarira urugo rwawe biragenda gute? Fata ahantu hamwe utazanure, haba mu cyumba cy'abashyitsi utazanure. Isaa 9 z'ijoro ugenda usabira inzu yawe amahoro. Ariko ibintu byose byandaraye hari uwabyandurura. Haleluya. Akabanza agakora inzira uranyuramo
kandi wishimye ku buryo n'umugabo nataravuga ati amahoro abe muri iyi nzu. Imana idutabare. Haleluya. Ese ujya ubwira umugabo w'amahoro? Ese umugabo ajya kubwira amahoro? Byarananiranye. Hari inzu nyinshi nifurije amahoro, inzu cyane cyane izi zigiye ari inzu nziza zigezweho, ariko ukaba utasangamo ijambo ry'Imana. Yatsa imodoka mu gitondo saa 10 agataha saa 4 z'ijoro. Leta yatugire neza hongera amasaha, turi mu gihe cya corona, hongerwa amasaha kugira ngo natwe tubeho yo gukora ibitunga umubiri ndetse Imana nayo igatunga ubugingo. Saa 4 z'ijoro agataha ananiwe, ayiwe ntabona uko asenga Imana yamurinze ntiyagire impanuka, ntavugane n'abana neza, ntavugane n'umugore neza kubera ibibazo. Ubwo muntu ndamuraritse ngo nahindukire aze tuganirira ijambo. Niba urugo rukunaniye wivuga ngo n'umugore mubi, hari igihe nawe uri mubi mu gisekuru kiwawe. Hari igihe nawe uri mubi kubera ko ntiwisuzumye mu mutima ngo banze usuhuza Imana muri wowe, uyibwire ngo ingabire ya data ninzemo, ubwire Imana ngo ize ku mugore wawe nta mahoro wamwifurije. Mbese urumva yarakunanije iki? Awe nta karande ufite ngo Imana ibanze gukize karande. Twigaga ijambo rivuga ngo amahoro abe muri iyo nzu yawe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo ukomeje nubwo ntageza ku murongo wa 16, ndagira ngo uwumvira ijambo aba yumviye Imana, kandi uwumvira imuburo aba ari kurokoka. Imana idutabare. Umva ijambo n'intego rindira ikintu Imana yakuvuzeho. Navuga byinshi ndetse ntubashe kubifata neza, ariko amahoro abe muri iyo nzu yawe. Imana ishimwe. Ayo mahoro ntabwo atangwa n'umuntu, ariko Imana itanga amahoro. Ndabwira abari muri Canada, hari abaterankunga Imana ibaho umugisha, bafite imiryango migari ababakomotseho, batugiriye neza. Neza yabo sinzayibagirwa. Bari muri Canada sinzayibagirwa. Bafite imiryango i Kigali sinzabyibagirwa. Bafite imiryango i Kayonza sinzabyibagirwa. Bafite inshuti n'abaturanyi sinzabyibagirwa. Mu murimo w'ubuganga sinzabyibagirwa. Murimo ayiwe w'ubucuruzi sinzabyibagirwa. Terambere ryo mu mwuka bafite sinzabyibagirwa. Uko Imana iri gutaka amakanzu yabo yongeyeho n'ubugingo n'imyaka yo kurama. Abo nabo turavuga ngo amahoro abe mu mitima yabo kandi abo mu mazu yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabwira abari hanze ayi mu gihugu cya Kameruni, Imana ihabwe icyubahiro. Icyo gihugu cya Kameruni ayi Uwiteka Imana yakigabishemwe amahoro arinjira mu gihugu cya Kameruni. Imana yagezeyo indwara zirakira mu gihugu cya Kameruni. Hari icyo Uwiteka ajya kivugaho kubera n'abacu na bene wacu bariyo. Imana ihabwe icyubahiro. Muri Afrika y'Epfo dufite inshuti n'abavandimwe aho bariyo. Ayiwe Nyiringabo nagereyo abanze yicarane nabo, abanze yinjire mu itorero ry'abanyamwuka, abanze yinjire mu bakebwe, abanze yinjire ayi mu cyumba cy'umutima, icyumba cyo hejuru. Vugira ngo amena ariko mu nzu yo hejuru. Yego amena. Mu cyumba cyo hejuru aho intumwa zategererezaga, aho intumwa zihanganiraga. Ndifuje ngo nabo Imana ibagereho. Haleluya. Kuko hariyo bamutumishi, hariyo ababyeyi bakiriye Yesu, hariyo abagabo bakiriye Yesu, hariyo abasore bakiriye Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira mbanze mvugira ijambo bagenzi muteze amatwi bari mu gihugu cy'abaturanyi, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Burundi, mu gihugu kitwegereye. Ayi Data Nyiringabo ibanzi bakore ku maso, ishyira amahoro mu mitima yanyu. Mwamvugiye ngo amena ariko. Amina. Haleluya. Mwongere mutamena. Amina. Mwongere mutamena. Mwongere muti amena. Amen. Ndagira ngo sengere amagambo akomeye tumaze kwiga. Iyo ugeze ku murongo gatoya wa 16 haravuze ngo uwumvira ninjye abayumviye, nubanga ninjye abayanze. Yego. Kandi unyanga abayanze n'uwantumye. Uko nukuri. Jewe nonyanga nka Nakereti nta kintu wankuraho, nta nicyo wantwara. Ariko nunkunda nanjye unsengere, Imana indinde kugwa kuri hanze aha. Haleluya. Imana indinde kurambarara. Imana ibere maso umuryango mfite. Imana ibere maso abaturanyi, kuko itatubereye maso biba birangiye nta handi duhurira.
Imana ishimwe. Ayo magambo nuyakomeza uzasanga handitse avuga ngo ni ukuri. Haleluya. Amen. Yesu ararahira ati ni ukuri. Ntabwo azigera kureka aho waba uri hose. Ntabwo azigera kureka, ntabwo azaguhana, ntabwo azagukoza isoni. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tubanze dusengere muri ijambo, dusengere imitima, dusengere impumyi nazo zongere zihumuke. Muzi indwara ibabaza ya mbere ibaho, buriya ntabwo muyizi. Muzi urupfu ruryana, urupfu rwa mbere ni ukubura ubugingo kandi ari ubuntu. Imana iduha amahoro cyane. Muzi icya kabiri kiryana, ni umuntu uhiriye mu nzu agashya agakongoka, yewewe agapfa yumva, uwo muntu abapfuye nabi. Ibaze gushya ukabura n'ubugingo. Muzi undi ikindi kintu kiryana, Imana idutabare. Ntabwo ndi umugore ngo ndabyara ariko ndarera. Ni umugore uri kubyara, burya yibuka ko yaruhije nyina. Imana idutabare. Uribuka ko waruhije Imana ngo wongere uhindukire. Uribuka ko bakuburiye bikanga. Uza ahantu twahereye ku ijambo rivuga ngo atuma abigishwa be 70. Ndagira ngo nkwibutse, wowe yagutumye ryari uragenda, yakongoreye ryari ujyayo. Imana idutabare. Tugiye guhindura rero ikigishwa kugira ngo dusengere abantu bose, uhereye ku bakene ujya no kubakire. Imana ibakomeza amaboko. Imana ihabwe icyubahiro. Duherukana mu gihe gishize kuri yicano inzira yo kure, mbabwira kutarenga akagezi. Ariko ndifuriza inshuti n'abavandimwe abagize ibyago muri iyi minsi, abagize ibyago bakarwa babo, abagize ibyago ku buryo bibatunguye, abo nayo Imana yongere ibagereho, ibereke ko inzira ari ukuri n'ubugingo, ariho tuzajya twese, ariho dusiganirwa. Ariko nifuza ngo Imana ikure umuvumo wo gukenyuka mu muryango wanyu, bajye bamara imyaka irenze 90, bajye bamara imyaka irenze 110 bafite amahoro, bafite ibyo kurya, bafite ibyo kunywa. Imana ihabwe icyubahiro. Uko niko nzirikana gaturire aho dutuye mu murenge wacu. Ninginga Imana ngo iwushyigikire n'umurenge wa Nduba mu karere ka Gasabo. Imana idutabare. Imana idutabare. N'umurenge mora ntakira ngo Imana ijye wubaka, iwukomereza amaboko, igabanyemo urumogi. Ariko kumva umuntu w'urumogi kweri akanywa urumogi bakamukatira burundu, yanyweye urumogi kweri, ibaze nawe inzira urimo. Ese koko nta kindi wabwira Imana ngo ihindure? Imana idutabare. Ibaze kunywa siriduwiri ukaryama mu muhanda wasinze, wambaye ubusa, winyariye. Mana yanjye tabara uruzerero rwisha abantu. Imana idutabare. Aho njya mpasengera n'abanyacyubahiro n'abanyabwenge, ariko ijambo rirambwira ngo ubashye Imana. Haleluya. Ububashye Imana nibwo bwenge. Imana idutabare. Katubanze dusenga Imana kandi twinginga Imana. Ndi kumwe n'abatanzi, ndi kumwe n'abantu b'Imana, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, muhanuzi w'Imana. Ayiwe Imana yasize amavuta, ahari se uzamwumva. Imana idutabare. Museveni Emmanuel, Imana imugire neza mu cyubahiro cy'Imana. Nanjye ndabashohoje, yemwe abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari Nyamuneka mu ntara zitandukanye, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Abari Kampembe, abari Igisenyi, abo turabasuhuza. Abari mu ntara zitandukanye, abayobozi b'igihugu, abo tujya tuvuga ngo Imana ibongerera amapeti. Haleluya. Yo kubaha Imana no kuyimenya. Imana idutabare. Katubanze dusenge cyane twinginga Imana ngo idufashirize muri uyu murimo, tuzagereye amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Mana yacu, Mana nziza, Mana y'amahoro, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubudahangarwa. Mana ndambuye ibiganza, ndiriye itorero, ndarisengeye cyane. Ryo wakoye amaraso, ryo wapfiriye, ryo wakoye rimwe gusa ritagira irya kabiri. Ndagushimye cyane. Wakwereye nanjye narindimo, bakobwa bari barimo, ababyeyi bari barimo, Museveni yari arimo, igihugu cyari kirimo. Mana waradukoye, Mwana ikomeye cyane. Nirukanye za karande, nirukanye za kagongo, nirukanye. Amina. Haleluya. Nasabye Imana imbaraga, nasabye Imana ubwenge, nasabye Imana kumenyekana mu Bisirayeli, mu gihugu cyahera, kuko Bisirayeli iramutse imenya
umuntu imana itatumenye witeka imana twagwa ruhaba ariko ndasenze singiye ku ijambo wambwiye ndasengeye iki gihugu singiye ku ijambo wambwiye sengeye metodiste libre singiye ku ijambo wambwiye sengeye kiliziya singiye ku ijambo wambwiye sengeye umusoka karindwi abadivaniste mu izina rya Yesu abangirikani ayabatisita ndabasengeye witeka imana torero ry'umwuka wera ndarisengeye aba Yesu yitamuruye akabereka hera cyane nanjye ndabasengeye mu bihugu duturanye mana ndabasengeye ayidatanyira ingabo abari mu bitaro aba Faisal aba Sehashika aba Kibagabaga aba ndabasengeye ku bitaro bya Ngoma mana nyiri cyubahiro besi nibahamenya ariko nyiri ingabo Nyamasheke ndayisengeye Muramba ndayisengera haleluya Bayembe ndayisengera mani barokore bagirire neza turere dutandukanye aho ndabasengera muri Afurika y'Epfo aho ndabasengera abahirwa nibahirwe abusumwuka wera abusumwuka wera nanjye ndazunguza ikigeragezo Satani azirikishije ubwoko mu izina rya Yesu haleluya ndasenze Imana cyane mu mbaraga zishobora byose nanyeganyeje ikirere rega twambaye ubushwambagara mana twambaye umusabusa bano yambitse umuntu nongerera gukomera bano yambitse umuntu iramwarura mu makara yakumuriro bano yambitse umuntu iranyeganyeza ibendera bano yambitse umuntu nongerera kurya gahaga bano yambitse umuntu nongerera umunezero Dawidi aratamba mwiteruragwa nanjye nambye muri iki gitondo kubwiriza abanyarwanda inshuti z'abera abazungu n'abirabura haleluya babaye nk'inzererezi nyamara bafite inshingano zo kugarukira Uwiteka abo ndabibutse cyane ayiwe datanyira ingabo abacu banyazwa amahoro bitewe n'abarozi nabo ndabagarushe abo ngabo ndabasengeye imfubyi nyakubahwa zabaye nk'inshike abo ndabasengeye Imana ibegere kandi bamara umubabaro kandi yica n'udukoreyeho nyakubahwa mani b'umuyoboro mwiza uzateza igihugu intambwe ugateza ijuru umunezero abera bihanye torero rizamuwe natwe tugezeyo abacu bagezeyo mana dutange iki kibwiriza tubanje kwigira ijambo rinyemerere cyane nirirerire ni ijambo ry'ubwenge ni ijambo ry'amahoro ni ijambo ryo gusabira igihugu amahoro nubwo nta mahoro nyiringabo bana b'abantu bajya bibwira bafite ariko dufite amahoro Yesu yatugabiye naho ubukene bwa burerure ariko Yesu ukiza ubukene naho amacumbi abaye menshi ariko Imana ijyayo bakabikuzura naho insengero zibaye misaka ariko Imana igisa n'isengero nanjye ndategetse muri aka kanya Mana nzamuye ibiganza nzamuye ibendera nka Mose ndaririye igihugu ndaririye ibihugu ndaririye abaturanyi ndaririye abanyamerika ndarize nyakubahwa ndarize cyane abacu bariyo abatwumva nyakubahwa n'abatatwumva bose mbasaba umugisha n'uburame mu izina rya Yesu amen 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 shalom shalom amen turacyakomeje duhinduye page reka turebe itangiriro niyo magambo ndarangirizaho mbwira aba bantu bagize umugisha wo kwiga icyongereza n'igifaransa ndetse batibagiwe n'ikinyarwanda cyacu duhuje yuko Imana igikuraho umuruho rwose ibyo wakoze ugifite intege barabitonganiye kandi Imana igikuraho umuvumo nk'uwo igashyiraho umugisha ibi byuyatubira sinzi ko hari wabona icyo duhemba unaduhembye byabasha gushira ariko Imana yo mu ijuru ihemba neza ntiyambura amina amina itangiriro 26 ni ijambo nje kugwamiriza ngo izagukura mu ruzerero hari imiryango myinshi karemano irimo ruzerero tangiriro 26 n'umurongo wa mbere kugeza 3 tubanze twumve izi nkuru kandi asoma neza cyane Imana idutabara
umutwe w'amagambo uravuga ngo Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Murongo wa mbere. Indi nzara itera muri icyo gihugu itari yateraga mbere. Aburahamu akiriho, Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki, umwami w'Abafilisitiya. Kabiri. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ntumanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Gatatu. Suhukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe nguhe umugisha, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiriye Aburahamu so. Aya magambo arakoze cyane umusomyi mwiza. Aya magambo aravuga ngo Isaka azera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Uriya muntu yarazerereye, nta mugisha yari afite, ariko umugisha yaje kuronka nyuma. Aronka umugisha bitewe na papa we. Haleluya. Noneho papa wanjye cyangwa papa wawe cyangwa sogokuru wawe bararaguje, barangije baraterekera za mana z'ibigirwamana, barangije badusiga mu ruzerero. Wakora umushinga, ufite uruganda uyoboye, ufite uruganda ruhagije, amakamyo 200 aza gupakira iwawe, ariko uruhago rwawe ruratobotse, nta kintu kirimo. Wareba kuri konte ugasanga nta kintu kirimo. Mbese uzi impamvu ibitera? Wibagiwe papa wawe. Haleluya, 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 haleluya. Wibagiwe so ariwe Kristo wabambwe. Urangije kumwibagirwa, ni wamubaza igihe uzavira mu ruzerero. Ndagira ngo mbwirize abanyamurwa icyo bita mu murwa. Iyo bavuze umurwa bavuga Kigali, Dar es Salaam n'ahandi n'indi mirwa mikuru. Burya nicyo bakunda kwita umurwa. Muri uwo murwa hagati habamo inzererezi, habamo n'abashomeri, ariko ngo urazerera. Nuzerera ufite iri sezerano yuko izibuka ibyo papa wawe yakoze. Haleluya. Ariko izagukura mu ruzerero. Tutararangiza, hari ibyo wakoze ugifite imyaka 20 biremera. Ugize imyaka 30 bigenda muti wa mperezayo. Ongera ugaruke gatoya, ukora ibintu bizagukura mu ruzerero. Hari ingorane zijya zitugwira ariko tutahamagaye. Ugasanga umwana aravutse, mama we namubwiye papa we, cyangwa amubwiye anamubeshye ko atari we, ariko ashaka abeshye. Ntabwo avutse ku mpanuka, kuko utazaheranwa n'ibibazo. Izagukura mu ruzerero. Imana idutabare. Ndagira ngo dukurikira ijambo twari turi kwiga iki gitabo cy'Itangiriro, ari nacyo ngira ngo sorezeho mu kanya gato. Uyu murongo wa mbere ngo indi nzara iratera muri icyo gihugu itari yateraga mbere Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki, umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ntumanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Uhagaze gato yo hatekerezeho. Waba waragiye mu murimo uyigishije inama? Ese wafashe mu musatsi wawe ukora mu mutwe? Wibuka ko ijambo rivuga ngo n'umusatsi wawe irawuzi? Ese wakoze mu musaya wawe? Wibuka ko n'inkovu zihari izizi? Yewe muntu ufite igikomere cyo mu mutima, ndagira ngo Imana igutuze ikuvane mu ruzerero. Yewe muntu ufite abana 10 nk'abo mfite, ukagira 13 nk'abo narera imbere hazaza, ukagira abana 21, Imana idutabare. Haleluya. Nivugiye abana umbabarire cyane, kuko iguha iranaguhata iranakongera. Amen. Nivugiye abana ko nzi rimwe umusaza wigeze asaza ageze ku bana hafi bari benshi, bari barenze 54. Ndabyibuka ko mu gusaza kwe basomye disikuru baravuga ngo nta numwe utarize.
imana ihabwa icyubahiro. Abawe bashobora kwanga kwiga, abandi bashobora kwanga kwiga, ariko icyo Imana yakuvuzeho nicyo bazabacyo, ibakuye mu ruzerero. Ntarasoza iki kiganiro, nabwiraga nk'abantu baduteze amatwi yuko hari ahantu abana bawe bahugiye mu ruzerero ariko batishyizemo. Uwabashyizemo